Alright guys, hey, ni Ben again, mbanza mbasuhuza abantu kurikira ibiganiro ntanga, uyu munsi ndashaka gusubiza umuntu wanyandikiye. Mbere yuko musubiza ariko ndashaka kubanza nsuhuze inshuti zanjye, B2 TV, nsuhuze n'abandi bantu bankurikira. Ah, hey, ah, Joe, hey, ndagusuhuje cyane. Hari umuvandimwe w'i Texas ukunda kumbwira ati kurikira ikiganiro cya Ben. Uwo muntu nawe ndamusuhuje ntabwo muzi, so hopefully azakora commentaire hano hasi, and I hope to talk to him one day. Uyu munsi ndashaka gusubiza ikibazo cy'umukiriya. Nkunda kugira abantu benshi bambaza ibibazo kubera ko naba promisinze yuko ikintu cyose bazajya bahura nacyo bazajya bambaza, icyo ntafitiye igisubizo nzajya ngishaka, ngende ngishake nkizane. Kandi mu by'ukuri nanjye icyo mu by'ukuri bagize bamenye, nanjye ndi umuntu ukunda kwiyungura ubwenge, ndi umuntu ushishikarizwa no kunguka ubwenge. Nanjye nzajya ngenda niyungura ubwenge, okay? So uyu muvandimwe rero yambwiye ko yabonye message kuri WhatsApp, either bayimwoherereje cyangwa se cyangwa se yayikuye hano kuri internet cyangwa mu kinyamakuru simbizi. Arangije arabinyoreza arambwira ati Ben, ndashaka nanjye kugira gute, ndashaka kuzuza ingingo zose 10. So ngiye gusharinga screen noneho mbisubirize rimwe. Impamvu ushaka kubisubiza hano no kugira ngo niba hari abandi bantu bashobora kuba babonye iyo message, babasha kuyisoma noneho nawe abasha maybe abasharinge n'umuntu wabimusubije wabimuhaye, amubwira ati hey, this is what I think, this is what my advisor said. Nakoze maybe copy paste y'ibintu banyoherereje. Ni ingingo 9 ariko bavuze ko ari ibintu 10. Noneho maze gukora copy paste mbishyira aha ngaha, ndagenda nkora agakomantere kihuse kuri buri kintu. Noneho hopefully turaza kugira umwanya mwiza, turaza kugira ibiganiro byiza, turaza kuri kugenda twungurana ibitekerezo. So again, niba ari ubwa mbere uje kuri ino channel yanjye, kora subscribe, ukore like, unasharinga ibi biganiro kugira bigere ku bantu benshi cyane. Iyo buri gihe ngeze ahantu bakambwira bati twakubonye kuri televiziyo, numva binejeje cyane, televiziyo kuri YouTube channel, so biranezeza cyane. Nkaba numva rero ari cyo kintu kizantera ishema kigatuma nkomeza gukora, ndetse n'ibindi byinshi bishobora kugirira community yacu akamaro. So rero, without further ado, let's dive right into it. Okay. So, nakisi ikiganiro ngo dusubize abatwandikiye. Umutwe w'ino ntuza w'ino message wavuga ngo ibintu 10 ugomba kwitaho niba umaze iminsi muri Amerika. So, iyi rero ni ingingo nahawe n'umukiriya wifuza kuzuza ibyo bintu 10 byose biri aho ngaho. Okay? So yanyandikiye avuga ati Ben, izi point zose ndashaka ko nazagira icyo nzikoraho. Ikintu mushimiye umuvandimwe, ndanamusuhuje cyane, akunda kunkurikira, video zanjye zose arazireba, arazisharinga, ndanamushimira. Kandi byiza nuko aho kugira ngo yahite yirukanka mu donko abona aho bigiye kabagiye, ahita yongera akambwira ati bavuze ibi ngibi urabitekereza iki, tukicara tukabikorera ubugororangingo. So rero reka turebe niba koko izi ngingo zose kuko agomba kuzikoraho, niba yagomba kugira icyo azikoraho. Ndamusubiza ibyo yagiye afite, noneho turebe aho bituruka. So ingingo ya mbere yaje ivuga ngo, so remember, nagiye ngerageza kusumarizinga nkashyiraho titre, ariko hano handika ngo icya mbere, tangira savings z'ahazaza hakiri kare, long term investment / savings, akabando k'iminsi gacibwa kare, ngira ngo hari ashatse kuvuga kakabikwa kure. Yes, nibyo koko, nibyo. Habaho ubwoko bwinshi bwa savings. Hari savings zo muri bank zitagira mu by'ukuri icyo zimarira umuntu. Hari savings zo muri bank habamo ibice bibiri. Akenshi buryo ushyize amafaranga muri checking ntabwo uri gusavinga. Niyo yashyize muri savings ukajya ahantu ugakoresha checking, amafaranga yo kuri checking ukayamaraho, banki sliding amafaranga yo muri savings ikayohereza muri checking kugira ngo yuzuze transaction uri gukora. But remember, hari abantu bakora ntuza savings protection, aho ikarita declining cyangwa se amafaranga declining nkaho utayafite muri checking. Checking ni amafaranga bari ready to use,
ayo mafaranga rero yose aba ari muri saved muri banki. Kandi remember amafaranga banki yishingira, ni FDIC yishingira ni atarengeje ibihumbi 250. So ushobora gushyiraho miliyoni, ariko niba yiba ibihumbi 250, most likely nibyo bishobora kugaruka. So yes, savings is a good thing, and I hope yuko buri muntu wese saving, and I hope yuko wa mukiriya wanjye nawe usavinga, kubera yuko twabivuzeho. Numero 2, assurance. Gira life insurance yawe yakugoboka mu gihe gitunguranye, yaba kuri wowe cyangwa ku muryango wawe. Life insurance is like a parachute. There is no second chance when you jump without it. Not just any type of life insurance. The right one with additional 62 benefit that rich people use. Sinzi ibyo bintu 62 benefits that rich people use. Ibyo bintu ni ibiki kuri iyi si? So reka mpere ku cyambere. Yes, life insurance is good. Kugira life insurance ni nabyita nk'ihame. Life insurance ni nko gukodesha ubukire, ni nko gukodesha amafaranga udafite. No kuvuga iki? Iyo uguze life insurance, of course twebwe nzi yuko no kuyaplika, donc nubwo mba nifuza ko buri wese aqualifying, ariko harimo ababa dequalified, disqualified, cya dequalifié. Bisaba rero yuko umuntu aba yumva mu by'ukuri agaciro kayo. So life insurance kuyigira igoboka mu by'ukuri umuryango usigaye. Tekereza niba uri umugabo ukawukorera 5,000, ukaba ufite umugore ukawukorera 5,000, mufite abana 3, mukaba lifestyle yanyu ari 10,000. Mwishyura inzu, murarya, muratembera, mwishyura imodoka, mufite bills, mwishyura electricité, mwishyura amazi, ibyo byose. Umuntu umwe mutagiye, nubwo nta wazura uwagiye, ariko na bya 5 bye biba bigiye. So no kuvuga ngo niba rero lifestyle yanyu ari ku 10,000, hakaba umugabo aragiye cyangwa se umugore aragiye, usigaye akaba yinjiza 5 gusa, izindi depenses zose ko zidashobora guhagarara ngo nuko umuntu umwe yavuyeho, zizakavaringwa n'iki? Aho niho rero life insurance izira, ikaba mu by'ukuri replacement of income, not replacement of a person. Okay, so ni ngombwa rero kuko kugira life insurance. Now the question is, what is the right type of insurance? Icyambere, right type of insurance na assurance wowe uyifite ushobora kwa affording. Ntabwo ari assurance bakubwira ngo zana na savings zawe ushyiremo hano. No, na assurance wumva ushobora kwa affording kugira ngo keeping it for a very long time. Donc ugomba kugira ihendutse, donc iri affordable, kugira ngo ubashe kuyitunga igihe kirekire. Okay? Icya kabiri, assurance niba yishyura replacing income, yagombye kuba mu by'ukuri mu gihe uri gukora. So kubera yuko umuntu akora, yahagarika gukora, agira income ariko iturutse ku byo yakoze asavinga kuri ya ngingo ya mbere. So murabyumva rero yuko nta muntu wagombye kugira life insurance for life. Uyishaka yayibona, ariko mu by'ukuri recommendation zivuga ko utagombye kugira life insurance for life. Ari ibyo wakoze byose waba warakoreraga life insurance kuruta uko wavuga yuko wakoreraga kuramba. Remember, kugira life insurance ni ngombwa. Kubera iki? Kubera ko waramba, wapfa kare, upfuye kare, umuryango ukeneye amafaranga, ariko urambye nawe aba akeneye amafaranga. Ikibazo kiba umuntu ufite imyaka 70-80 akenera life insurance yo kugira gute? Yaba yarageze ahangaha akamara iki? Assurance igenda ihenda bitewe n'imyaka y'umuntu. Rero niba uhagaritse gukora ku myaka 60, ntabwo uzabasha kwa affording assurance izawukavaringa ku myaka 65, 70, 75. Aho ngaho uba ukeneye udufaranga two kurya umugati no kunywa amata no kwishyura bills no kwishyura inzu. Okay? So icyo kintu rero nizere yuko gisobanutse. Gura assurance ushobora kwa affordinga, gura assurance yo kubika igihe, yo gufasha mu gihe uri gukora, hanyuma ya mafaranga witeganyiriza, abashe amafaranga ubitsa twarebye imbere, abashe kugufasha mu by'ukuri mu zabukuru, noneho agufashe kugutunga nta kibazo. Muri icyo gihe uri self insured. Nagira ngo mbibutse yuko savings yo muri banki itari enough, hagomba kubaho investment. So investment nazo turazira kuzireba cyangwa se tuzazireba, ariko savings yo muri banki nta kimaze.
niyo waba washyize muri money market hariya bakugarantiza 3% 4% nta kizakugezaho. Bisaba yuko rero ufata izindi investment vehicles zigufasha kugira ngo ubashe kugira higher returns mu gihe ufokasinga mu kazi kawe. Aho harimo 401ks, aho harimo n'izindi 403bs, aho harimo individual investment accounts, harimo real estate, harimo flipping amazu, they flip the houses, ibi nabyo no, all kinds of stuff. Okay? Numero 3, index account. Gira index account izakubakira retirement yawe ikaba iri well planned and secured. Okay? Aho kugira ngo uzageze imyaka ya retirement ugasanga usubiye gushaka akazi kubera utari kubasha kwishyura bills. Uyu muntu hari icyo twemeranwaho kimwe, ikindi ntitukemeranweho. Index byumvikana ko umuntu wanditse ibi bintu adagira investment license. Donc ntago I think yuko harimo information ziri kubura kubera ko ari kumvikanisha ko index account ariyo yubaka retirement. Ntago ari byo. Habaho ubwoko bwinshi cyane bwa ama investment yakora kuri retirement, justement yitwa retirement investment account. Aho hakaba harimo IRA, individual retirement account, harimo 401k, hari amafaranga utanga ukayashyira muri izo investment. IRS irazikontorora igashyiraho amafaranga ushobora kutarenza. Hari n'izindi zitwa individual retirement account ushobora gushyiramo amafaranga menshi. So index mu by'ukuri birumvikana ko hano harimo ibintu bya life insurance tracking index account. Biragoye cyane kugira ngo winvesting amadolari yawe muri index account. Bisaba rero yuko uyu muntu byumvikana akagurisha life insurance zikora a small investment muri index account. Rero index account ntabwo ushobora kuyigura, ahubwo ushobora kwinvestinga muri company itrackinga ifite company yose ameze nk'ayo index account tracking. So remember, index ntabwo ari investment. Index ni index nyine nicyo bisobanura, ni mesure ya investment zo muri Amerika zigaragaza ubukungu n'amakampani ya mbere yo muri Amerika mu by'ukuri aba kuri New York Stock Exchange ndetse n'ahandi. Uburyo abagenda mesure ubukungu bwa hano ndetse no ku isi yose. Hari iziri global, hari iziri muri Amerika, hari n'izahandi hose nibo nahibyuze. So rero ahangaha birumvikana ko iki gitekerezo kiri guturuka muri life insurance tracking index, ariko retirement ntabwo iba muri index. So remember, I am warning you my friend, do not mix, ntuvange life insurance na investment. Ubuzima bujya hariya n'urupfu rukajya hariya, so ntibishobora kuvangwa. Okay? Habaho life insurance zigira cash value, izo cash value zigatrackinga index, ariko kugira ngo izo cash zikugere mu ntoki uba ugomba giving up life insurance. So ntushobora kubigira byombi rero. Kugira ngo ubashe kubigira byombi ni uko waka inguzanyo muri iyo life insurance, wamara kwakamo inguzanyo ukazajya uyishyura buhoro buhoro, ariko ntabwo byumvikana ukuntu waguza inguzanyo mu mafaranga yawe. Icya kabiri, amafaranga mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu byose uba ugomba kuyatanga. So imyaka irahinduka ntimunkotinge kuri icyo, biba bigenda bihindagurika. Ntabwo rero byumvikana ukuntu jyewe naguza amafaranga yanjye, amafaranga hejuru y'amafaranga yanjye. Icyo ni igitekerezo kiri, opinion yanjye. Nawe ushobora gukurikira nyine kuko iyo nama yawe, ariko jyewe ntabwo mbirekomanda, kubera yuko niba ukeneye ufite emergency mu mwaka wa mbere ntabwo bayaguha, ufite emergency mu mwaka wa kabiri ntayo baguha, kandi ntushobora kuguza amafaranga arengeje ayo usigamo ayo ufitemo. Ni ukuvuga iki? Umwaka wa mbere nta mafaranga ufite, umwaka wa kabiri ntayo ufite, umwaka wa gatatu ntayo ufite, ugize emergency ntayo baguhaye. So it doesn't work. So ibyo mvuga ndabizi, nabihagazeho. Ubwo rero ntago mbizi donc ahangaha icyo bashatse kuvuga neza, ariko birumvikana ko bavuga index account
ariko index account it's hard to invest in them. Hari ama index the ticker symbols ziba kuri za the trading platforms, izo ngizo ushobora koko kuzinvestingamo zikayieldinga some interest, ariko ntago waba waguze donc index, waguze fund itracking index. So I hope that makes sense. Ikindi yavuze ati gira income protection cyangwa income replacement account yakugoboka mu gihe waba utabashije kujya ku kazi ku mpamvu z'uburwayi bukomeye cyangwa accident. Okay, waba ufite ingoboka yaguha kashi zakumuza at least, ubwo nizakumaza at least 3 years mu gihe uri muri recovery kandi ubuzima bugakomeza nta gihindutse. Well, iyi nayo ni ingingo abantu bakunda kwigisha kuri IUL, Index Universal Life Insurance, bakunda kutindaho cyane, bavuga yuko ushobora kugira koko amafaranga yakuzamura for 3 years. Remember, ntago ushobora kuguza amafaranga muri life insurance aruta ayo ufitemo. So niba rero wishyura amadolari 200, 300, 400, 500, ugomba kubanza ugasobanukirwa ngo ni amadolari angahe ajya muri life insurance, ni amadolari angahe ajya muri cash value. Ayo ya cash value rero ukazaba ari ubasha kuguzaho. Rero iyo ubashije kugira accident, ubwo nari nabanje kuyiha umutwe witwa ngo ni short term disability cyangwa long term disability insurance. Iyo ubwo ndatekereza ko hari wenda ntari nabisomye neza. Ziriya zo ni private insurance ugura zikaguhereza amafaranga iyo utashoboye gukomeza gukora, donc zikamacinga amafaranga umukoresha yaguhaye, noneho zikagushyirira haya. Niba umukoresha agiye kujya guhereza udufaranga dukeya kuyo wakoreraga, iriya private insurance iguha ayasigaye kugira ngo ubashe gukomeza kuzana income mu rugo wari usanzwe utwara. Remember, iyo insurance ushobora kuyibona umukoresha wawe cyangwa se ugashaka muri private companies. Okay, ariko nkurikiye uko ino paragraph ivuga, nabyo usanga ari za living benefits zikunda kwamamazwa cyane muri life insurance. Of course, icyo gihe baguhereza amafaranga, donc ni ibisanzwe muri life insurance. Iyo ubaye ikimuga completely ukaba ufite wave of premiums, muganga akakubwira ati you disabled, ibintu nk'ibyo ngibyo bashobora kuguha some percentage bakayigabanya kuri life insurance, ubundi ukabasha kugira ikintu wimarira. Okay, so those are things that ugomba kumenya yuko byishyuramo extra muri assurance, ariko donc it's a rider. So it's a rider bongeraho muri assurance. Wayigura muri life insurance, wayigura ku mukoresha wawe, wayigura kuri private company. Okay, icya gatanu nakisamara sinzi mvuga ngo ni mortgage payment method cyangwa strategy. Menya uko wakwishyura inzu mu gihe gito niba uri home owner, kuko nurindira imyaka 30 batanga ya home loan izarangira wishyuye akubye inshuro 4 ayo wayiguze. Ibyo akenshi ntawe bikubwira kuko ariho banki zungukira. Ibi ngibi nabitangaje cyane. Hari umuntu ashobora kujya kuri B2 TV akareba aho nakoze ikiganiro kuri mortgage. Yes, icyo nta nubwo nirwa gitindaho, ahubwo nta nubwo ari inyungu gusa, it's very 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 high. Icya gatandatu yakise ngo ni funguza 7702 account ya college fund y'abana bawe niba ubafite, kugira ngo batazajya mu madeni, student loans, mu gihe bagiye muri university. Kuko usanga urangije kwiga ugakorera kwishyura. Systeme ni nziza ariko yagenewe abatishoboye. Nk'umuntu rero uri kubaka ubuzima ngo abana bawe bazabeho neza kurusha uko wabayeho, wabateganyiriza hakiri kare. First ndagira mbanze mukosore, iyi account ya college fund ntabwo yitwa 7702. Iyi 7702 again ni tax code yo muri life insurance ya IUL, Index Universal Life Insurance. Account ya college fund yitwa 529. Okay, so ibi ngibi rero bibita ngo ni saving. This is a tax code
ifata cash value, donc ikoresha cash value ikayigaragaza nka investment. Noneho rero izo illustration bakazishyira muri cash value life insurance, bakazipresenta abantu kugira ngo ziqualifying as a life insurance. That's a state, it's a state requirement. So bisabwa buri company yose ikora IULs, ariko iyi ngiyi ntabwo ari college fund. Ubwo rero uwo muntu agomba gushaka neza amakuru, kuko ibi ngibi ni zino information zakuyobya. Urebye aho ariho hose, ukajya muri IRS, ukajya wabishanga muri IRS 77, account ya 7702 is not a college fund. College fund ziri amoko abiri, ni 529, zikaba nicyo bita utma na ugma. Imwe ni transfer y'amafaranga wandika ku mwana, indi ikaba gift y'amafaranga wandika ku mwana. Zombi zigashobora gukoreshwa kuri college. Imwe rero ishobora kuaffecta financial aid, indi ntabwo yaffecta financial aid. Buri state yose igira porogaramu yayo ya college savings program. Nagira ngo nibutse ko umuntu ukora iyo contribution ya college savings mu mpera y'umwaka yari gufilinga tax, agira tax break kubera yuko abatanga akontribuya kuri college savings program y'umwana. So nagira ngo rero icyo kintu gitangaze, kugira ngo umuntu ajye amenya mu by'ukuri savings ari gukora zitandukanye n'izindi, atazajya agendera mu kigare. So iyi ni ingingo yo muri life insurance, IUL. Iyi ngiyi ntabwo ari college savings whatsoever, so it has nothing to do. Ibi ngibi nta hantu bihuriye na college savings. College savings iri ukwayo, IUL iri ukwayo, ndetse nta n'ahantu muri life insurance habamo college savings. Ni ibintu bitandukanye cyane. Ibi ngibi does not work. Okay, so you cannot ever open 7702 accounts kugira ngo uzayikoresha muri students, kugira ngo atazakoresha loan. So izo rero college savings ni zimwe muri program dutanga, tukazifasha abana bakagira gute. Umwana apfa kucyo bakivuka, ushobora no gukorera account y'umwana ataravuka, nabyo birashoboka. Okay, so ariko ndarekomanda umwana muto wese, umwana ufite umwaka 0, as long as yabonye social security, mubyeyi mufungurize account, wamushyiramo 30, wamushyiramo 40, it doesn't matter. But remember, iyo umwana atize hagomba kubaho ijya gutransfer izo fund, ukazivana ku mwana umwe ukazijyana ku wundi, as long as bafite icyo bapfana, or ukayishyira muri Roth IRA, ubwo bayakonvertije. Bitabaye ibyo IRS guhandira yuko amafaranga agiye gukora ikintu utayabikiye. Ndashaka kukubwira ngo umwana aramutse ashatse gucuruza atagiye muri college ntabwo ari bwo buryo bwonyine abana bagomba kubaho. Umwana aramutse ashatse kugira gute gukora ikintu small business, ugakora kuri ya college savings, icyo gihe IRS iguha penalty yuko amafaranga wabikije atariyo uri gukoresha. Okay, icyamunani, so malheureusement nagiye nko pora ibyo batanze. Icya karindwi rero bagisimbutse, ubwo sinzi icyo ari cyo, bahise bashyiraho icyamunani. Ushaka kariyeri iri stable kandi ubona izagufasha kwiyitaho, ukabonera n'umwanya umuryango wawe, kuko American dream is supposed to be good, not stressful. Ibyo ntabwo nzi icyo bishatse kuvuga. Kariyeri stable ntabwo nzi yari iyo mu by'ukuri. Nta kariyeri stable ibaho. Ikintu cyose ni ukwiporogaramu. Akenshi kwiyitaho ntabwo nzi icyo bishatse kuvuga, donc ari kuvuga kubonera umwanya n'umwanya umuryango wawe. Maybe ari kuvuga business ownership, kuko umuntu ufite business ownership niwe muntu mu by'ukuri uba ufite akanya ko kugira ibindi bintu ushobora gukora. So rero ntabwo buri muntu wese ashobora kuba business owner, ariko ashobora kugerageza gukora business. So umuntu ukorera umushahara nawe ashobora gufata umushahara we akawukoresha neza, as long as ashoboye kumanaginga depense zo muri uwo mushahara akorera. Ntabwo ari ngombwa ko buri wese agira amamiliyoni kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, ibyo bita dream. Ahubwo ibyiza ni ubasha kujera na bikeya ukoresha, ukabasha gutungwa nabyo, kandi ukabyishimira. Urugero, niba ukorera amadolari 100 ugakenera ibintu by'amadolari 110, then uzaba very stressed. Ariko niba ukorera amadolari 100
ugashimishwa no kubeshwaho n'amadolari 80 ukabika 20, cyangwa se reka no kubikabya da, ugakoresha amadolari 90 ukabika 10 mu zabukuru, then you're fine. But however, abantu bageze hano mu myaka iri hejuru bagomba gukora cyane kubera ko barakererewe, hakazamo noneho n'ururimi, hakazamo n'umuco, buriya abantu bakuze ntago bahita biga ku kanya ngo bite bijyamo, ntago ari uko baba ari injiji, ahubwo nuko pace iba yihuta cyane. Rero bibona mu tuzi duhemba umushahara udashobora kurenga uwo mukoresha yamugeneye. Iyo ukoze aventure yo kujya muri business, nawe rero ni byiza, agomba kuyikora, ariko ntago buri muntu wese yagombye kuvuga ngo kariyeri iri stable. Kariyeri iri stable buri wese yayifuza, ariko ni iyihe kariyeri iri stable? Ni business ownership. Hari ubwoko bune buvamo income muri Amerika. Hari ugukora akazi k'umuntu, ubwo ni ukuvuga trading time, hours against dollars, umugenda uga clocking in, uga clocking out, kugira ngo ukore amasaha 8 bakaguhemba amadolari 10, ukora amadolari 80, ushobora kuyarenza. Niba ushaka kuyarenza ugomba gukora overtime, nabwo babikwemereye cyangwa batabikwemereye ntugakorera. So mu masaha 28 ubwo bisaba gukora amasaha 16 kugira ngo ukore amadolari 160 n'urugero. Ubwoko bwa kabiri ni self employment. Izo ni 4 quadrants of income, source of income. Ubwo wenda umuntu arambwira muri izo kariyeri. Self employment ni nk'umuntu ufite salon de coiffure. Iyo atagiye mu kazi ubwo ntabwo ashobora gukora. Doctor adagiye mu kazi ntashobora gukora. Hair stylist ntashobora kubona amafaranga atagiye gufungura. So waba afite akantu gatoya, aba afite umwanya uko nta muntu umusaba raporo, ariko nawe agomba gutradinga time, more money, kugira ngo abone more money agomba guspendinga more time. Nimero ya gatatu ni investor. Umuntu ukora investment ni umuntu ubasha kwiporogaramu, agakora ibyo yakoraga, hanyuma agasagura amafaranga akabihereza muri investment kugira ngo zibashe kumukorera, zimultiply amafaranga mu gihe nawe ari gukora akazi agomba gukora buri munsi. So icyo gihe rero ikintu nshaka kubabwira ni uwo mu investor aba afite a good chance yuko azaba free financially. Bariya babiri nabanje kuvuga bwa mbere, niba ba trading uwa mbere ukora akazi gasanzwe iyo adakora investment, n'uwa kabiri uriya mu self employment iyo adakora investment, abo bombi if they run out of business cyangwa bakarangira out of job, they become broke. Ariko an investor abazaba financially independent, abazaba financially free kubera ko akora ibyo akora, akagira n'umwanya, akagira n'amafaranga yo kohereza muri investment kugira ayo mafaranga azakore for him. Wakane, investor, remember, investor eventually abazagira amafaranga akagira n'igihe, ariko igihe ibyo bizasaba igihe kugira ngo icyo gihe akigire. Uw'akazi employment nta gihe agira, nta n'amafaranga, kuko amafaranga igihe cyo cyabonye ahita akorera ya mafaranga akorera arayamara unless I invest in. Self employed ayo akoreye ahita yasubiza muri business, ayo akoreye ahita yasubiza muri employment, ayo akoreye ahita yasubiza muri business. So uwo nawe is not free. So iya nyuma rero ni business. Business ni system ukora ikafunction, ikaba money making machine, waba uhari cyangwa waba udahari. So urugero, iyo ufite franchise McDonald's, nta muntu uzi McDonald's uwo ari we. Abayishinze of course history ishobora gusubiza inyuma ikagaragaza abayikoze. Of course Walmart turabazi bakora Walmart, bakoze as long as umuntu yinjira muri Walmart aba ari gushyira amafaranga mu mufuka w'abayikreye. So bakoze system ifata abantu igakereya besoin, abantu bakaza kugura ibyo bakeneye, bagaha abantu akazi, abantu bakaza bakagura ibyo bashaka, bagatanga amafaranga, abo bantu bibereye kuri Benshi. Uwo rero niwe ukora mu byo ukora, akaba afite umwanya, akaba afite n'amafaranga. Kuko the only time umuntu agira amafaranga ni igihe amafaranga akomeza akinjira, yaba ari mu kazi yaba atari mu kazi. Uwo rero niwe urivinga American dream. So n'uyu muntu wanditse ahangaha rero ntabwo ikibazo ari umuntu, ahubwo ni ino ideology iri ahangaha. Ugomba wowe kuyisoma ukavuga uti muri izo 4 quadrants ndi mu ihe quadrant, ndi gukorera abantu, nzavayo ryari,
kugira ngo abantu baguhembe more money, you can have to work more hours, or open up a restaurant, ubundi ujyemo urebe ukuntu igutesha umutwe, especially when you don't know what you're doing, or buy a house, buy an apartment, and see how crazy it gets. As a passive income, ukayita freedom. It's crazy. Okay, so number 9, certifications. Ugira knowledge, skills, certifications, licenses, kuko muri Amerika kubaho udafite ubumenyi runaka cyangwa amafaranga menshi, value yawe ku isoko ry'umurimo uba uri limited with opportunities. Byiza niba udafite degrees cyangwa se n'uyifite ikaba itaramuhejeje dream job or financial stability, byiza kugira izindi certificates cyangwa licenses zamugeza kuri kariyeri yifuza. Hano ndemeranwa nawe, umuntu wese yagombye kugira akantu mu by'ukuri abasha kumenya, kuko iyo icyo utazi ugomba kwishyura kugira ngo abandi bakizi bakigukorera. So ugomba kumenya uruhande ugomba kujyamo, uri mu ruhande rw'abameke. So you can always make someone rich if you don't want to make yourself rich. Okay, ibyo ukora either bigomba kugukiza cyangwa bikaba bigukiza undi muntu. Ubwo rero ni uguhitamo uruhande ugomba kujyamo. Buri ga certificate rero ugiye ugira gashobora kuzakugirira akamaro. Shaka iyo permis y'ikamyo, shaka iyo life insurance certificates, shaka investment license, shaka yewe niyo waba ba bantu bashyingira abantu bagiye kurushinga, ariko kakaba kari aho ngaho kakuzanira passive income. Niba ufite igaraje, reba ikintu ushobora kubikoresha. I don't know, n'ibyo bisaba certificate. Reba ukuntu wiga, gukora imodoka, utuntu twibanze, gukora ipikipiki, utuntu twibanze tw'amafuti nk'utwo ngutwo, they save you. Nubwo bita saving someone else, ariko they can save you. Ndaguha urugero, umuvandimwe yaraje ejo bundi, urugi nakingiranye imfunguzo mu modoka, turi kuvugana kuri telefone, ndanamusuhuje cyane, I think ko ashobora kuzumva iki kiganiro. Arambwira ati nubwo nagukereje ariko imodoka yawe nshobora kuza nkakuramo urufunguzo. Well, I had no choice, kubera ko ntazi gukura urufunguzo rwaheze mu modoka, nkaba nta gikoresho na kimwe nari mfite, nta kindi kintu nagombaga gukora uretse kumutegereza akazi, kandi ubwo narihutaga, ariko I think Imana yari isimbwira iti hey petit garçon, tegereza ntukajye wiyenza. So ibyo nyine ibintu bisa akanyafu. Ubwo nigiyemo kwiga kuba patient. Okay, icyanyuma mentorship, gerageza kuganira no kumenyana n'abantu bageze aho wifuza kugera, bageze aho wifuza kugera, ubabaze uko bahageze, bityo baguhe information zizewe, uzikoreshe neza kandi unageraho bo bari. Icyo kintu cyo ni ngombwa. Burya iyo uganira n'abantu bari broke, baba bakwigisha kuba broke even more. Iyo uganira n'abantu bari successful, akenshi baba bari kureba ngo ninde wundi ushobora kuzaba successful kugira ngo tuzamukane. So abantu bari successful mu buzima bajya inama zibafasha, ariko ikintu nagiye kuvuga ndakihoreye. Ariko mu by'ukuri abantu bavuga ko umuntu ari average y'abantu 5 bamuzenguruka. So ni igihe cyo kugira ngo wevariwe circle y'abantu ubana nabo. Ese abantu ubana nabo, abantu mwiriranwa, abantu hanging out, ni abantu bagufasha gutera imbere cyangwa ni abantu bagusubiza inyuma mu buzima? Niba ubana kumwe n'abantu 5, kuwa mbere umwe, kuwa kabiri undi, kuwa gatatu undi, kuwa kane undi, kuwa gatanu undi, uvanyemo umugabo wawe cyangwa umugore wawe, of course, bakaba nta giciro bakongerera mu buzima, then ni umwanya wo kwivara ukavuga uti what am I doing? Ndi gukora iki? Okay, so nibyo koko. Rero iyo udashoboye kubonana n'umuntu kugira ngo agufashe kugera aho ushaka kugera, kimwe mu bintu wakora ni ugusoma ibitabo bye. Niba ushaka kuba nka Bill Gates, soma ibitabo bye. Niba ushaka kuba nka Dave Ramsey, soma ibitabo bye. Niba ushaka kuva muri debt, listen to how to do that. Okay, mwumva amaudio akugirira akamaro, ariko ntuvuge uti njyewe ubwo ntegereje nyine igihe nzahurira n'akanaka ngo bikunde. No, never. It's not gonna happen. Uzamukura heza nta ushobora kuzamukura. Yeah? Nta nawe ushobora kuzamukura. Yes, ni ibyo ngibyo rero. Ubwo nawe niba hari ikindi ushaka ko tuvugana gishobora kugirira akamaro, please let me know. Ubundi ushyire hano muri commentaire, mbwira ibyo ushobora gusa ko navugaho next time. I'm willing to work and get you the answers that you want.
ibi byo babinyohereje mu kanya nta nubwo nyine mbitekerezaho, nabigishijemo amaso ndavuga nti you know what, uyu muvandimwe nari namubwiye nti uze kumpamagara tubivuganeho, nizere ko ibibazo byawe byose mbishubije, harimo products ufite, harimo n'izindi udafite, harimo izo ukeneye, harimo izo udakeneye, ibintu byose ni etape par etape my friend, ntureke ibintu by'uko overwhelming. I hope yuko mbashije kubigusubiriza. At least ndabizi ko ufite assurance, ufite investment, ufite college savings y'umukobwa wawe, so everything is good, okay. Ibindi savings ubwo nyine ugomba gusticking up with the plan, ibyo twarabivuganye, budget twabikora, ukuntu umuntu agomba kubikora, ubundi you go from there, okay. So ngahe nguko rero nahakagaruka, niba bagiye gukora subscribe, go ahead and do subscribe. I love you guys. Hopefully I'll see